arimo hanyuma rero Aneti aje imodoka iparika ariko ngo yarafite udushya twinshi cyane ngo yasimbutse ngo abantu bagira ngo nisha kugira ngo itangazamakuru ritamufata icyakoze yari yambaye ikanzu y'umukara umuryango wa Aneti Murava n'umuryango wa abagurano bari babishiye bakaba bararangije diri dusanga umuryango wa Aneti Murava n'umuryango wa Gafaranga batarinjiye muri iki kibazo turabanenga ariko mu kindi cyumba bakaba bategerereje hanyuma rero nuko byagenze twahise dusohoka kugeza ubu rero turimo turakora iki kiganiro urubanza ruracyaburanishwa urabona ko icyumba sare y'iburanisha Gafaranga arimo na Murava ndetse n'ubushinjacyaha Murava yaje imodoka ya Santa Fe Hyundai Santa Fe y'umukara niyo turabasuje kandi tubahaye ikaze mwe mudahwema gukurikirana ibiganiro bya Rwanda Shine TV ndetse hari n'undi turi kumwe ni Day to Day turabasuje rero cyane tubifurije impagarike n'ubugingo nkuko mubibona rero turi ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata aho twaje kumva urubanza rw'umusitari wanyu witwa Gafaranga arya irindi zina rya Gafaranga yitwa Habiyaremye Zakariya ariko amaje kwikaze mbere na mbere yitwa wowe ntukaze gukora inkuru y'ibirutazi yitwa Habiyaremye Zakariya Bishop Gafaranga Elias Bishop Gafaranga urukiko yanavuze ati pastor kurati urumva ko Bishop Gafaranga cyendewe mucamanza risomye Okay noneho rero urumwe mu bantu bazindutse Pastor Crow wazindutse mu makuru ufite aho wageze hanga 10:00 ngira ngo je nahageze 12:00 zuzuye imodoka ya Ribu ya Vigo niyo yazanye Gafaranga n'abandi bafungwa babiri ubwo bari batatu bose hamwe abafungwa bari batatu 12:00 n'igice nibwo imodoka ya Vigo ya Ribu yamuzanye ikata hari haruguru yaviremo hari haruguru hari ubona umupolisi arimo araturuka hanyuma Gafaranga abahita bamwinjizamo hari aragenda bamujyana mu rukiko bari yicarimo hafunze ubwo rero saa 3 saa moya zuzuye saa moya n'igice imodoka ya Ribu ya modoka itwa izana abafungwa benshi imeze nk'iriya ya ndabona ngira ngo ni n'izindi zira n'izigororero zira ntabwo ari za Ribu hari za Ribu zimeze kuriya nazo zifite ziba zinanditseho n'uburi ziba zanditseho ngo Rwanda Investigation Bureau Ribu saa moya n'igice yarigejeje hano abandi bafungwa hanyuma ku isaha ya saa 2 n'igice none haje indi modoka none izanye abandi bafungwa ku isaha ya saa 3:15 15 nibwo sare y'urukiko yafunguwe hanyuma ku isaha ya saa 3:25 nibwo umucamanza n'umwanditsi binjiye ndetse ubushinjacyaha bwari bumaze iminota nk'itanu bwari bumaze nk'iminota 5 nabwo bumaze kwinjira bwicaye abahagarariye ubushinjacyaha hanyuma saa 3 umucamanza amaze kwicara n'umwanditsi badusaba ko natwe twaca bugufi twakwicara nibwo rero yatangiye gusoma amazina y'abaregwa harimo na Habiyaremye Zakariya ariwe Bishop Gafaranga hanyuma rero Habiyaremye Zakariya yasabwe umwirondoro atanga umwirondoro we avuga ko yavukiye mu karere ka Nyamasheke intara y'Iburengerazuba ariko uyu munsi wa none akaba atuye mu karere ka Bugesera mu mudugudu wa Kindonyi akagari ka Kibenga umurenge wa Mayange akarere ka Bugesera avuga ko yubakanye na Aneti Murava nyuma rero ko yubatse byemewe n'amategeko ubwo akivuga umwirondoro umushinjacyaha yahise ashyiramo inzitizi avuga yuko ubushinjacyaha busaba ko urubanza rwabera mu muhezo urubanza rwa Habiyaremye Zakariya rwabera mu muhezo na Aneti Murava kuko ari urubanza rw'umuryango kandi urubanza rw'umuryango ruba rurimo ibintu byinshi bitandukanye bityo rero ko rwabera mu muhezo ntirubere mu ruhame umucamanza amaze kubyumva nibwo yabajije rero umwunganizi mu by'amategeko wa Gafaranga afite umwarizi mu by'amategeko ni umudamu ukiri muto cyane niba ari umukobwa niba ari umudamu simbizi gusa aracyari muto ubona ko akiri mutoya hanyuma nawe aravuga ati dushingiye ku cyifuzo cy'ubushinjacyaha ati urukiko rwabisuzuma nirubona bikwiriye ntacyo bitutwaye umucamanza rero yahise asaba abari mu rukiko twese ko twasohoka icyakora abanyamategeko bo abunganizi mu by'amategeko bunganira abandi bantu babo yabarekeyemo avuga ko nifu n'abafungwa nabo basohorwa nabo bagashyirwa mu kindi cyumba bakaba bategerereje
yo hanyuma rero nuko byagenze twahise dusohoka kugeza ubu rero turimo turakora iki kiganiro urubanza ruracyaburanishwa urabona ko icyumba sare y'iburanisha agafaranga arimo na Murava ndetse n'ubushinjacyaha Murava yaje imodoka ya Santa Fe Hyundai Santa Fe y'umukara niyo nubundi isanzwe ijya bajya no gufata imodoka ya gafaranga ku rukiko Anete Murava ajya gufata imodoka ku rukiko sorry kuri ribu iyo Hyundai Santa Fe niyo yararimo hanyuma rero Anete aje imodoka iparika ariko ngo yarafite udushya twinshi cyane ngo yarasimbutse ngo abantu bajya ngo nisha kugira ngo itangazamakuru ritamufata icyakoze yari yambaye ikanzu y'umukara rero nuko byari bihagaze ubwo rero ibindi wabaza twibutse abantu ko yari update yego twibutse abantu Anete Murava n'agafaranga bamazanye igihe kingana gute bari mu myaka 2 ishyira imyaka 3 imyaka 2 ishyira imyaka 3 muri icyo gihe cyose babanye ntekereza ko atari igihe kinini cyane ubona ikintu cyagiye gitera ibi bintu we nk'umuntu wenda waninjiye muri urubanza cyane ari nk'igiki iyo bavuze ngo ubushinjacyaha iyo buvuze ngo ni urubanza rw'umuryango rw'umugabo n'umugore ntabwo twatekereza ngo ni ibi cyangwa ni ibi gusa iyo bavuze ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni igitsina gore cyahohotewe si igitsina gabo cyahohotewe ariyo mpamvu rero Anete Murava yatanze ikirego mu bugenzacyaha ribu kugira ngo arege umugabo we ariko aho tutabura kunenga ese nidusanga pare na marene batarinjiye muri iki kibazo turabanenga nidusanga umuryango wa Anete Murava n'umuryango wa Agafurano bari babishiye bakaba bararangije diri nidusanga umuryango wa Anete Murava n'umuryango wa Agafaranga batarinjiye muri iki kibazo turabanenga ariko kandi ndakuzi nawe uri hafi cyane umuryango wa Anete Murava yaba ari mama we yaba ari papa we ndetse n'uwo marene hashize amezi agera muri 5 nkuko Dr. Munangira Bitieri yavuze kuri kino kibazo avuga ngo aremewe muhisha ibintu bikagenda bikabiyo buryo ushobora no kureba umuntu ikibazo cyaje afite wakimubaza ntaki ugenda uri kunuze uri hareruya ikigaragara gikomeye n'amakuru dufite yizewe umuryango hashize amezi 4 yose umuryango wa Anete Murava utarigeza muri ikesi ko batari bigeze bayimenyeshwa ndahamya neza ko umukobwa yabwiraga mama we ikibazo uko gihari ariko akagerageza kugira gute kubihisha mwivunika rero yaba ari marene yaba ari pare na marene bose ntabyo bazi Chita na Sabe ntabyo bazi ikigaragara cyo barabizi cyane uko nibo babaga hafi gafaranga Munangira Bitieri yavuze Dr. ngo bitanturukaho hatagira ikintu ntabivuga bikanturukaho babanze kwangiza izina ryabo ari bandi iki kiganiro ko kiraryoshye banze kubyinjiramo ariko finally bagenda binjiramo babonye ngo bari abantu views mon frère ntabwo nta rundi rukundo kandi kitagenda kuri Ribu akora views yavuye kuri Ribu yakoze views nubwo twese aricyo tuba dukurikiye ariko bari abantu Pastor Claude rero gafaranga nk'umuntu ufunze ibyo byose wenda uretse kuba atari urakoze cyane Pastor Claude nawe kandi ufite umugore oya ubundi mo ndamushaka ntabwo urashaka nago ndashaka Imana abakobwa bakubone wambaye neza cyane baberewe hanyuma ndimo nkubaza nti reka tubaze day to day n'umuntu uba hafi cyane y'umuntu umwe ukorana agafaranga mu mujyi afite amakuru day to day yamwe namwe nanjye harayo mfite ariko day to day arayafite day to day wa mugabo ucuruzanya amakote amakositimu n'agafaranga yageze hano ku rukiko ko nigeze kurabuka umuntu umeze nkawe uriya mugabo muri ni nawe waje atwaye Anete Murava uri ya Santa Fe yasimbutse y'umukara ntabwo ari umutwaye niwe waje amutwaye iki kintu gisobanuka mbere yari ifitwe n'umudamu ni nawe waje umudamu hari umudamu bakunda kugendana wambaye n'ikanzu ya gris wa mudamu yaje ndi ya Santa Fe nawe aritwara mu yandi magambo Murava yarari kuri uriya mugabo niho yarategerereje aje kureba itangazamakuru rimeze gute ku rukiko bihagaze bite amakuru ahari impumeke hari niyi bivuze ko rero we amuzanye nk'umuntu uzi ibyateguriwe hano kugira ngo director itaparika bahita bavamo ku gafaranga nayo baje bamurisha bivuze ko rero ikibazo kiri muri ibi bintu ntabwo ari ikindi bo bakora ibintu babihisha finally byamara guturika bashaka ko hari abandi bantu babimenye kuko no kuba urubanza rubeye mu muhezo nuko nyine ubushinjacyaha ndetse n'ubuyobozi
rigenga urukiko ufite icyo bushingiraho ariko ubundi ikigaragara cyo nuko umuntu bita Murava na Gafaranga batari bakwiriye kuburana mu muhezo ko ibintu byabo n'ubundi byabaye mu muhezo turabizi byinshi cyane byabo hari n'ibyo tutashyize hanze n'ibyo indani turabizi hari ibyo tutashyize hanze ariko kuba bibereye mu muhezo reka twubahe urukiko tuze kumva ibivamo ariko ngewe byantangaje kumva ngo urubanza rugiye kubera mu muhezo gusa n'imbizi nanabitangaje mu kiganiro n'imbizi ko ruzaba mu muhezo kubera impamvu zimwe na zimwe nagenderagaho nari mfitiye amakuru ariko hari benshi byatunguye kumva ikintu cyagiye hanze final ruraje ugishyize mu muhezo twe turabizi byinshi ni nayo mpamvu ubona itangazamakuru yes ni nayo mpamvu itangazamakuru ni nayo mpamvu itangazamakuru cyangwa se aba influencer kuri YouTube bagiye batangaza ibintu bamwe bagashyiramo n'ibyo benterplate bagahimba ko nta makuru ufite inkuru gira zirani gewe nawe yes ko twebwe ni twebwe technique dirukwaje erega bari mu rugo bano bari mu rugo hanyuma reka twibaze Pastor Claude urumva Gafaranga nk'umuntu ufunze ibyo ari byose arakenera kurya arakenera umuntu mugemurira ibyo bintu bibaye bikorwa n'ubundi na Annette Murava byaba bisobanuye iki ntago byari nko kuvuga ngo wenda babe bamunshyiriyemo hariya n'ibyo ari byo byose nayo mushyira ibyo kurya ibyo kunywa ariko barimo hariya abanze yumve Gafaranga ntakubeshye agemurirwa na Annette Murava nta n'undi muntu wemerewe kumugemurira umuntu watumye afungwa akaba nawe umugemurira umuntu ashobora kwibaza ngo mbese bakinishije ubugenzacyaha bakinishije amategeko kuko ngewe reka nkubwize ukuri ntabwo ngewe wafungisha ngo ngaburire biragoye simbeshya ariko ibi nabyo ni ubumwe n'ubwiyunge ni byiza nabyo ni byiza ariko ku rwange ruhande dufitanye ikibazo tutaragikemura ngo kirangire twese mbe ndi mu maboko meza ntari mu maboko atarayanjye mu gihe n'abandi mu maboko yanjye bwite twakwicara tugacoca ikibazo tukaba inshuti nge niyo wantera nkubita icyuma ijisho ukarimena mu minota itarenze 15 mbabarira sinzi ukuntu bigenze mpita ntanga imbabazi ako kanya ariko ibintu byo kumbwira ngo urangemurira mfunze n'uwangejeje muri ribu wari we wese andeze nkunganiraho ikintu bita kubabarira urakizi kandi aribyo nakubwiye ngo ugiye mu minota ingahe imbabazi zitazizi jewe ndababarira pe Gafaranga kuba yarafungishe Gafaranga final akaza kumusabira imbabazi bukeye uribaza ko aho hantu hatarimo ikintu habayemo guhubuka habayemo kugirwa inama zitarizo azigenderaho ni nayo mpamvu yagarutse asaba imbabazi uzi ikintu bageze mu rukiko muri parike barababwira muri parike barababwiye ngo ibintu by'abastari hari igihe mukora amaplanka kuki tutakeka ko yari amaplanka mwakoze ibaza gukora planka mu rukiko mukaba mwarakoze planka kugira ngo mukure mwongere muzamu ikindi ndahamya neza ko atari byo ikindi bababwira ko muri izo mpuwe n'iki no kuba umugore yafite amarangamutima barabyumva ariko ibyo bintu by'amarangamutima ukaba waraje kurega nyuma ukaba uze gusaba imbabazi anytime ushobora kugira gutya ugasanga arafunguye umugabo waramusaba imbabazi akabe hari ikiba kwiyo kese yarabaye bafungura umugore yamusaba imbabazi aragenda yica umugore n'abana bityo parike ifata umwanzuro wo kumuregera urukiko ikindi ku makuru nayo wampaye mama we yarabyanze aravuga ati izo mbabazi nazo byumvikane ko mama we cya kibazo twibazaga yarabizi ko umwana we ahura n'ibibazo bikomeye hariya ariko ikindi nanone ngo hari na konte yafunguwe mu mazina atari Gafaranga atari Murava ifungurwa muri konte y'umuryango wo kwa Murava hanyuma iyo konte yavugaga iki yari yo kubafasha iki iyo konte simbizi niba Gafaranga avuga ati dufite amadeni amafaranga yacu yafatirwa byagira gute tuyacishana ibyo byose nibyo abantu bibaza bivugwa ntabwo twabibonye ariko kandi twavuga ngo mu by'ukuri ntabwo bikwiriye si byiza ni ikimwaro kuri Gafaranga ni ikimwaro kuri Murava ni ikimwaro kuri Pare na Marene ni ikimwaro mu muryango oya ni ikimwaro gikomeye ntabwo ari byiza rwose barimo gutinya itangazamakuru cyane gutinya kuba batinya itangazamakuru barigiyemo bararisobanukiwe itangazamakuru barihoramo bazi ubwiza bw'itangazamakuru bazi ububi bw'itangazamakuru ni uburenganzira bwabo ariko kandi nta nubwo bari bakwiye gutuma nabo ubwabo babikoze bazi neza ko itangazamakuru rizabaho rero ntabwo bari bakwiye kuvuga ngo ntibabafotore nka Gafaranga yaje saa 12 urumva saa 12 uriya mukobwa kasa na Murava
ntabwo ari uri kumwe n'uriya mugabo wa gahunda eh arasa na Murava nyine barasa ushobora gusanga ari umuvuka ariko ntabwo bagira ko Murava avuka ari umwe mu bana koro dukomeje urakeka ko Gafaranga ukurikije ukubona ibintu bibereye mu muhezo urakeka haraza kuvamo ikiye gisubizo kuri Gafaranga? Igisubizo kiri buvemo ni imbabazi Bibiliya avuga ngo imbabazi tubitambo zikabyishima hejuru nkuko bivuga ko Annette yahaye imbabazi umugabo hanyuma ariko kandi na nyuma yuko Gafaranga atashye hazaba icyo bita pfukama. Ikindi kibazo Claude shaka kukubaza, Gafaranga ashobora kubyemera kitwa kari imbabazi, yes, ariko nyuma yo gufungurwa hazabaho pfukama, hazabaho imiryango iterana n'igaterana haravamo divorce. Koro hari ikintu wavuze ashobora kuzavamo kandi ntabwo tuyibifurije, ariko kandi batabanye mu kuri ngo bagire ukuri urugo rwabo barugire nk'urwabo bagatangira kujya barujugunya mu miryango barujyana iriya gufata umwana kujya kumuragiza ahantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga Gafaranga nawe hari ibintu Gafaranga agomba guhindura, hari ingendo Gafaranga agomba guhindura, hari ingendo Annette agomba guhindura, byanga byakunze. Hari n'inshuti mba agomba gukura mu nshuti ze. Yaranavuga ko Gafaranga yambuye telefone umugore. Ntabwo ari rimwe si kabiri, kugeza igihe Annette Murava afata telefone z'abakozi akabariza akoresha, bamwatse telefone. Ibyo bintu bituma harimo kwamburwa telefone. Aho harimo gukeka, Gafaranga hari ibyo yaketse by'umuryango, ari byo bitavugiwe tutugiye mu hano. Byaba byiza basubiranye Pastor Crow, byaba byiza basubiranye. Kiza cyane, aho umugabo arafungurwa ahita agenda mushyuhiriza amazi, gutangaza umucamanza avuze ngo yashyushya amazi, ni nabyo byiza, nibwo buryo bwiza. Koro hari ikibazo ndi kwibaza, ngira ngo amazi atashyushya amazi, umugabo yoga karaba amazi ashyushye, hanyuma bongere bubakurwa bundi bushyashya. Uwo munsi kandi inanga zizacurangwa, abamarayika bagenderera urwo rugo. Koro hari ikibazo ndi kwibaza, hari ikintu cyagarutsweho tuvuze cyuko mama wa Annette Murava bitewe azi ububabare bw'igise yagiyemo cy'umwana we, akaba yaragiye amenyeshwa amakuru, umwana we akaba yarafashe umwanzuro kurega, yarangiza agasaba imbabazi. Ese urakeka ko izo mbabazi Annette Murava yasabiye umugabo mama we ashobora kuzigiraho kangahe kwijana zo kugira ngo zangwe mu rukiko? Mama we yashobora kuvuga ati umwana wanjye aborejwe akubiswa akaborezwa igufa nige wamuvuza nk'umuryango. Ati rero kubw'iyo mpamvu amategeko akora ibyo agomba kubakora, ariko bitaduturutseho, ariko ku bwacu izo mbabazi ntabwo tuzumva. No kuvuga ngo ni ryari umugore w'umugabo wasezeranye, sorry gato, gutekereza ntabwo ari byo yavuze. Ni ryari umugore w'umugabo wasezeranye n'umugabo ashobora kurushaho agaciro na nyirabukwe, akamurusha agaciro kandi ari umugore basezeranye? Ndamufite. Urubatse? Ndubatse cyane. Ufite nyoko bukwe? Ndamufite. Ufite so bukwe? Ndamufite. Ariko ntibashobora kugira barabana soza ikiganiro. Okay.